uyu munsi wa none ndagira ngo wowe niba ari bwo ugeze kuri YouTube channel ubanze kandi subscribe hasigaye twikomereze. Kugeza amaginga ya hari abantu bakomeje kujya bavuga ngo ese ni gute twakira, ese ko tutize twakira dute, ese ko twize noneho kwiga bikanatunanira cyangwa se mbega tukajya dutsindwa twageraho mbega tukabona biturambiye ndetse ishuri tukanarivamo. Abo bantu rero uyu munsi mbazaniye igisubizo nifashishije umwe mu bakire isi ifite kugeza amaginga ya, kandi mbega uwo muntu ni Jack Ma, mbega ni umwe mu bakire isi ifite kugeza uyu munsi. Ariko ahantu ubukire bwe bwaturutse mbega murabyumva, mbega haragoranye pe, haragoranye. Niyo mpamvu mba nahereye kuri kariya kantu ngo hari abantu bibaza ngo tuzakira dute, ko mbega ko kwiga byatunaniye, ko twize tugatsindwa biragenda bite. Uyu munsi rero mbazaniye umugabo witwa Jack Ma. Njyewe nitwa Jean Lambert, mbega YouTube channel ni Niramba TV. Urafungura application yawe ya YouTube wandikemo Niramba TV, ukande subscribe, like, share, comment, hasigaye twimanukire mbatemo utuntu tw'ubwenge. Njyewe nitwa Jean Lambert. Ndagira ngo twihute turebere hamwe ese ni ibiki uyu mugabo Jack Ma yavuze. Murabona hano ni mu nama ya World Economic Forum cyangwa se ihuriro mbega ry'isi yose kubyerekeranye n'ubukungu. Murabibona ntago ari ibintu mbega mba ndi guhimba, ni ibintu by'ubwenge banabazaniye. Ndagira ngo twumve ijambo rya Jack Ma hangaha mbega ari kubwira abandi. Ba bantu muvuga ngo tuzakira dute, ko tutize bizagenda bite, ese ko twanize bikatunanira bizagenda bite. Nabazaniye rero ngo twumve ibyari byo, turebe wagwa n'ibiki biri kujya mbere kuri uyu mugabo witwa Jack Ma. I was born in a very poor family. Jack Ma ahangaha atangiye atubwira ati navukiye mu muryango ukennye. Ayo ni amagambo avuzwe na Jack Ma ati navukiye mu muryango ukennye cyane pe. I never got a great education. Ati kandi sinigize niga birenze. Ntabwo nigize niga mbega ku rwego rukaze pe, reka. I failed all the examinations for what reason I don't know. Ati kandi ibizami byose narabitsinzwe ku mpamvu nanjye ntazi. Murabyumva? Ati mbega navukiye mu muryango ukennye kandi sinigize niga birenze. Ati kandi ibizami byose narabitsindwaga ku mpamvu nanjye ntazi. Ba bantu mwiga mugatsindwa nimukazajya mbega mbega mwibaraho ikosa ko mbega mutsindwa, ariko mbega hari ukuntu umuntu atsindwa kandi yanize ariko mbega agatsindwa ku mpamvu nawe atazi. Ndagira ngo twumve ijambo ry'uwo mugabo ese ni ibiki bikubiyemo. But later I realized I don't have money, I don't have technology, I don't have a lot of good backgrounds. We have a rich uncle or something, no. Uyu mugabo agakomeza atubwira ati atariko naje kumenye ko nta mafaranga mfite, nta koranabuhanga mfite, yewe na n'umuryango mbega mwiza mfite nkomokamo. Ati kandi wenda nko kuba nagira amasenge ukize, oya ibyo ntabyo afite, reka. The only thing I competed with my people, the young people, is let's compete for 10 years later. Ati ikintu cyonyine wenda nahanganiraho n'abandi mbega ndababwira ngo mureke byibuza duhangane mu myaka 10 iri imbere. Mu myaka 10 iri imbere mureke aribwo turebe mureke tuzarebe mu myaka 10 iri imbere, niko njye mbabwira. This is what I believe 10 years later will be happening. So ati ibi nibyo nizera ko mu myaka 10 wenda bizaba. Imyaka 10 iri imbere. Everything I do for that goal, I know 10 years later this thing is going to happen. So prepare for that. Ati buri kimwe cyose nkora ariko wenda bikaba byakanga. Ati nizeye ko mu myaka 10 iri imbere iki kintu kizaba. Ati cyangwa se iki kintu mbega arashaka kuvuga ko mbega ikintu cyose nkora nkabona biri kwanga. Ati mu myaka 10 iri imbere nzi neza ko nzakigeraho. Muri kumva ariko ubuhanga bw'uyu mugabo ntabwo yigize yiga birenze, yewe nta n'umuryango mbega ukomeye akomokamo mu muryango ukennye. Ati kandi mbega ibizami byose mbega yageragezaga gukora yarafeyiringaga, arabyivugiye ubwe. Atariko ikintu kimwe nemera cyangwa se ikintu kimwe manganye mbega manganiyeho n'abandi
ndababwira ni mureke tubirebe mu myaka 10 iri imbere, turebe ibyari byo, turebe se ni ibiki ubundi. Murumva uyu mugabo kari umuhanga, ati icyo kintu mukitegure, nika ari kutubwira. Because I know if I compete with him for next month, no chance. Ati kuko nzi yuko nimangana nawe mu kwezi gutaha, ningira umuntu mbega mangana nawe mu kwezi gutaha, nzi neza ko nta mahirwe mfitemo aho ngaho pe. Nta mahirwe mfitemo. Mwamwumvishe uyu yitwa Jack Ma, mbega abari kutubwira ibintu by'ubwenge, ukuntu mbega ashaka kugaragaza ko mbega kwiga ukaba wagira ziriya mpamyabumenyi zihambaye za masters ndetse na za PhD, ibyo ngibyo mpiga atari byo bishobora kukugeza ku ntsinzi cyangwa se mbega ku buzima bwiza, mbega ukaba wakira. Uyu mugabo ni umukire pe, ni umukire kuri iyi si, ariko ubukire bwe murumva ko bwaturutse kure, yarihanganye. Ubu ngubu magingo aya nawe aho wicaye uri gukurikirana iki kiganiro, uri kuvuga uti ese ni gute mbega nzatera imbere, ni gute nzatera imbere ko nize, nubwo nize ko nigeze nsinda ngo ngira amahirwe yenda yo kuba nakomeza kwiga ngo nzabone n'akazi, bizagenda biti. Izere ko mu gihe kiri imbere bizacamo, wowe nukomeza gukora ntucike intege, izere ko bizacamo. Rero mbibutsa gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo mbega dukomeze kubana gatanu ku kandi. Uyu yitwaga Jack Ma, yitwa Jack Ma, mbega ni umukire dufite kuri isi. Mbega uyu nguyu akora business zo kuri online, bimwe bizwi nka e-commerce, buriya bucuruzi mbega bwo kuri online. Uyu nguyu bivugwa ko mbega ari we wazanye igitekerezo mbega cyo kuzana iriya online commerce ya Alibaba. Alibaba